wowe wagiye kuri teri ushyigikira abateka mitwe ntaguruke mu kiganiro ngive mu birebe kubera iki ngive mu birebe hakugira ubese abantu hakugira ubese abantu kuki yanze ko famiye murwaza agashaka uwo yishyura amafaranga umurwaza hanyuma arangiza akanga kurya ku manywa akanga kunywa ku manywa akajya arya nijoro saa sita z'ijoro agatumiza komande saa tanu saa sita z'ijoro kugira ngo abantu bamenye ko atarya kandi yariye saa sita z'ijoro aha reka mbaze gusubiza aho ngaho ku manywa yangaga ku manywa yarirembeshaga akanga kugaragaza ko ari muzu yavugana n'umuntu umwe kuri telefone mwebwe mwese akavuga narwaye ariko ibikiwo fata voice note zo mu biganiro bya telefone ahamagarwa nanjye mwagena namwihamagara ikiganiro gifite uko yavugaga nuko iyi voice uyumvise biratandukanye kamaze gusubiza abantu bavuze harano bavuze ngo kubera atari kurwazwa n'umuryango na famille ngiye nigere kuri tele ku bitaro bwa mbere ni nanjye umuntu wasohoye video yo mu bitaro wanasohoye inkuru ugera amaze kuvugana na docteur w'ibitaro Dr Bernard Deje w'ibitaro twamaze kuvuga sandi n'agasaro yari yicaye ahangaha Deje yarambwiye ngo ntabwo ashaka kujya muri media kugira ngo mujyane mikoro muyitunge dore imbogo mu bitara aryamye ku gitanda mu mutunge kamera aryamye ku gitanda kandi mwavugaga katavuga mwavuga kateguka mwavuga katabasha kugenda yari yarayavuye gutora nubwo batore kuri hospital yari yarayavuye gutora yigenza mwamubajije aryamye ku gitanda ntiyeguka ntagira gute ibiki ntagira gute yagera saa 5 z'ijoro agatumiza motari na komande y'ibihumbi 53 kabangwe mbere ahantu ajya kuri pass bantu wera hano hantu dore imbogo yavuze ngo nepo ngo ninagaruka Kigali urahibuka muzasezerere yabaye iki igifite umuntu yari tekinike kugira ngo babone amafaranga abantu we oya paste ariko dusangire ijambo dusangire sinuka kwizera cyambere kabaza nkubwire mu bintu bya mbere byo tutakuziho nk'ubu PR w'ibitaro hari ikiganiro yakoranye Dr. M yahamagaye Dr. M atazi kari mu kiganiro Dr. M yitaba PR w'ibitaro Eric aramwe ati nkabiriya bintu mwamuvuga mwabihagazeho atese by'ibiki ati yo mwandika ngo ibitaro byirukanye umurwayi ntabwo ibitaro byirukanye umurwayi biramusezera atusibye ko tutaranamusezera aracyana hari arangije size ukuntu yamutumye ababyeyi arangije atakuraho loud speaker shyira ku gutwe wabyumvise neza aravuga ati kubera iki wanyimye kiriya kiganiro niba ari urukundo rwakujyanye Kibogora hospital kuki utamaye kiriya kiganiro kandi nakubwiye ko nanze ko YouTube yabohana utubwiye ko wajyanye umutima mwiza kureba dore imbogo gusura dore imbogo ujya Kibogora ugiye gusura dore imbogo wajyanye umutima mwiza ko wakoreye ikiganiro nta kigusaba wabwiye ngo wayamwe ngo pastor ndagukunda ikomeye ngo niyo yaba nde wundi hawe nagiye pastor oya aho abantu bari kubaharabika abakigutese mwe muri kugenda mugaharabika urabona ko dore imbogo banaganira mu gihe yamumanagingaga umva nyine icyo kintu yari manager Dr. M rero nawe sasa Dr. M nawe ni manager wa dore imbogo ni producer wa dore imbogo ntago ari manager uretse ugembere ku biganiro byose bakoze urumva Sheri Shushu nyine ya tekinike yo gukwega imitima abantu bababeshya ariko bitebya ariko ibintu bya tekinike wazana kuri kamera ntabwo wabonda ngo bintu wazana kuri kamera ibintu bya tekinike mugasomana wagakwiye gupfukama ugasaba imbabazi abanyarwanda uriya ni muri umurazo Sheri akora mu icyazo rya Nyamasheke batundaga bataze ubundi maze nkwibarize urwo rukundo rwatumye Dr. M yavuze ko ngaho rero genda utuzanire babana ba dore imbogo Dr. M yavuze ngo afite abana babiri bavuka ku bagabo babiri batandukanye b'abanyamasheke iwabo kutagenda ngo batuzanire ubazare kuri kamera nabo niba wemera niba wemera ibyo Dr. M yatangaje ku rugendo TV rwawe yatangaje ko dore imbogo afite abana babiri kandi yababyaranye n'abagabo babiri batandukanye abana bari iwabo Nyamasheke kuki wagiye Nyamasheke ntuzane abana ba dore imbogo noneho ngo bafashwe kwiga bafashwe ubuzima bafashwe imibereho ibyo bintu noneho uko mwafashije nyina nabo bana nibafashwe genda nabo batuzere tubarebe badahari babiri badahari kandi wemera ko Dr. M atabeshye
niba rero ubwo niba wemera ko atabeshye n'abana babiri yavuze ko yarabeshye Dr. M ntabwo yarabeshye ko Dorimbogo arwaye ahubwo niba yarabeshye ko ku bana yarabeshye ku bana ntabwo ndishuwa neza ko yabeshye cyangwa atabeshye. uyu munsi rero nubwo buryo akwiye kwisubiraho ubu nakabaye mukubaza ahubwo we muheruka muri ku musozi wa Jabana hejuru mu birere muzamuka n'abagore n'abakobwa mbese harimo aravuga ati wowe wafungiye umugisha Pasteur Mutasi teposhara wa mugore we wafungiye umugisha nawe wafungiye umugisha ukawuhundi ndaguhambiriye hano ubu rero narizi ko ari we wakabaye umubwira. natekereje ndavuga se Bishop yagiye yaba kira kiganiro yakoze cyaramutaye uwo mu wakajwiga kabafunze akaba ari amakuru ntazi nzabaza Pasteur Claude numvaga ari ikintu kimyimbije umutima nubwo atari cyo cyanzanya atari yo ntego yacu ikiganiro. Ntabwo mbizi Bishop Gerard ni umugabo ariko kandi ikibazo kiwe ni kimwe aragenda akaba umuntu wo mu bwigunge akagenda kabiyo akakubwira ngo ndahuze hari ibyo mugiyemo ibyo ahugiyemo rero ugasanga ntawe ubizi rimwe na rimwe ugasanga ndinzara ishobora no kumwica avuga ngo hari ibyo ahugiyemo kandi nta n'ibyo ahugiye.